Suicide Rwanda byumve wazanye ibikombe banatangira kwiyahura. Umubare wo kuganya ngo icyo kibazo nkirinde kabisa. Urimo uragabanya impfu z'abantu. Nabyirinze ariko umuntu utankunda dokunda isura yanjye cyangwa ijwi ryanjye abayate kweri kuko mikoro zose ninjye kamera zose zindiho hari umugabo wageze uvuga ngo nimbona utanshobora yoboka ntabwo nyine yoboka if you can't fight me then join me joining ntabwo nasobigira gute nawe niyo principle niyo moto ugenda no bungu nta indi choice ufite Korode yanagize n'imunyegeje ubundi tunaganira ngira ngo afanda yaraduhumurije atwibaje se umuvandimwe ntashobora kumushomeri ariko fanda tubwira yuko akazi k'ubuvugizi ntago ari nk'umutwe ngo buri muntu afituwe hari abo byagenewe uwo ni Sajangwanovic igihugu cyatanze opportunities nyinshi ku rubyiruko Korode kapiteni abaga abantu ko tugiye kubagira abashomeri ubwo nabavugizi yavugaga bamwe b'izindi kipe ntazi ko yabonaga ari ngiri gukora njye nyine fanda ratubwiye ati batanze gahunda ya leta irahari nyinshi opportunities irahari nyinshi ushobora kujya gukora umumotari ushobora kuba umunyamakuru ushobora gucuza kudatsinda ugakora ibindi ntabwo ari ngombwa ariko akazi ntabwo ari kuvugizi gusa si nk'umutwe ngo buri muntu afite nese ubona ubuvugizi bwo uvugira ikipe itsinda yitsindwe ntiwayivugira ereza mako njye niko nteye ibintu byose ngezemo uvugiriza itsinda nditegeko ni nayo mpamvu nanasabye na federasiyo mobilisation y'Amavubi azareba uko babigenza rimwe bantesitinga nyikore ndi jyenyine bareba izamu mu mahoro baravanga mu mahoro urumva ntabwo dushobora kuhatangira interview turi babiri njye nyine yahagenewe so urumva rero tubaye babiri ngo tuhatangira interview ntabwo byakunda nyine bimeze bite bimeze neza abayinjiye atwotsa iyo nyinjiyemo buri munsi ikiba kiri bukurikiro ni kipigo nta draw kuva nagera hano ndabona oya tanga ubutumwa mu cyarabu babwira abanyasudani babwira mu cyarabu uyu munsi wabwiye abanyasudani ntubwire abanyarwanda babwira mu cyarabu waresa uducyaso nese biracyaza kandi waresa haguruka ducyona piramide ko twana bari bakodesheje twana ngo waresa bamaze kudukubita icyakabiri ngo waresa aho piramide wakwifuza kongera kwitombora cyane igihumbi ku ijana niyo ejo we nabonye yatsinzwe 7 mbona muri komisiyo nabonye Petrojet yateye bingahe 7 piramide yaranengo oya yigikinisha amakipe y'abatoya kuko abandi bari national sibyo ko ariko izi kipe ziba zaradusize uziko nabonye ngira ngo uziko nta mukinyi wa Misiri wa piramide ubanza muri Misiri arimo ubanza muri first 11 nta numwe bafite babiri baza Mareke batandatu barahiri akaza umukinnyi wari Ayini n'uwari Wakla n'uwa City n'uwa Liverpool ariko match ya mbere ya Zimbabwe ndumva ari umusore wari wabanje ari umutara wari badifatu ibintu nk'ibi harundi wavunitse wabanzagamo aravunika yakinaga muri page yabo bamwifuriza gukira ariko ufite wabanjemo ni Mohamed Chibi muri Maroc Hakimatarasi ataraza nayo byarangiriye ngo sasa kipe zazaraduse zikomeye cyane ariko nanjye nta kibazo na kimwe mfite nabyo bindaje nabwiraga fanda mugani mu myaka 3 mu myaka 2 mutegura ibintu bibiri mutegura 1012 1010 cyangwa 15 by'amadolari byo guhemba Kagege cyangwa se mutegure umubandari ya kontra nziza muzakira amafaranga kuko ndabona umusimbura mwiza wa Sharaf Hakimi muri PSG nta wundi muntu ndabona ari Kagege niwe muntu mbona byiburi kuri standard urareba abantu numero 2 ku isi ukabona numero 2 kuko Kibwana muri Yanga amasasa nk'umuntu ushaje yakimagenda musiga nta nubwo abanza ndabona rero Kagege narabivuze ariko cyangwa ushobora kubivuga nk'umuvugizi ukabikabiriza ariko Kagege ngewe mufata nka nimero ya mbere mu Rwanda ukina kabiri umuntu ntabwo Kagege umupira mwiza urwego njyewe ntabwo ndivuga umuntu waje wamumbwiyeho kera tumukura muri Marine uyu mwana kwera ibikini umuntu ni wamaye statistique no umunyamupira arambwira ati uyu mwana niwe nimero 2 yanjye Kagege naramubwiye nibitaba bya bindi byanyu by'abakinnyi bo mu Rwanda ugira gutya ugasanga ntabwo bizaba impamvu bitazaba rero ugasanga ari mukuru no uza makuru namenye rero Zidane nta kirimo Kagege buriya abana na Zidane mu nzu buriya bya bindi byo kuvuga Kagege terera ipasi Zidane
none aramutegeka nka mukuru we tera ipasi niwe wakira abashyitsi iyo muje kubasura tekera abantu icyayi n'umwana yumvira Zidane ku rwego mahirwe akomeye cyane ko abana na Zidane ariko na Zidane imyitwarire ni umuntu wakumvira n'abana basenga mama wiwe ahora ku gicaniro Kayigi byo ni muzima muri no minsi